turi ishaka rivugisha ukuri, turi ishaka ritabesha, turi abantu tari babandi ngo tavuga n'indyo mu kanwa. Twebwe kuko indyo ntabwo ari bizitwaye mu nteko cyangwa nabo litwaye muri leta, tuba twagiye kubakorera kuko bahoraga badukanga ati bazatwirukana mu nteko, tuzatakaza umugati. Barabitubwiraga kavuga ati umugati ntabwo ari wo twaje gushaka hano, twaje gukorera abanyarwanda. Nyanza oye! Oye, oye, oye. Amajyepfo oye! Oye, oye, oye. Busoro oye! Oye, oye, oye. Republika y'u Rwanda oye! Oye, oye, oye. Muraho cyane, muraho neza. Twishimiye cyane kuba turi kumwe namwe uyu munsi, kandi ni by'agaciro cyane ko namwe mwitabiriye ubutumire bwacu. Turabyishimiye. Twishimiye nanone ubuyobozi bwite bwa leta buhagarariwe na gitifu w'umurenge ko batwakiriye mu izina ry'akarere, nabo turabashimiye. Ariko cyane nshimiye namwe abaturage binaha, mwaje muri benshi. Imana ibaho umugisha. Bavuze byinshi ibyo twashoboye kugeraho, kandi mu by'ukuri twari twabibijeje, kandi mu byo twabijeje ntabwo byari byoroshye, ariko birenze 70% 70% twashoboye kubigeraho. Byari byinshi muri iyo myaka 6 tumaze mu nteko ishinga amategeko, kandi n'ibindi twabigezaho tutarajya no mu nteko ishinga amategeko. Nk'iyo bavuze by'abanoteri bigenga n'ibindi byose, bimwe twabigezeho tutarajya no mu nteko ishinga amategeko. Hari bijyanye n'ibyo cyogajuru n'ibyo twabigezeho tutarajya mu nteko ishinga amategeko. Ni byinshi twashoboye kugenda dukora, tuvuga, leta ikagenda ibyemera. Byagiye bituha icyizere ko n'ibindi bikomeye abantu bose bavuga ko bikomeye ko nabyo tuzashobora kubigeraho. Uyu munsi twagarutse iwanyu turabashimira ko mwatoreje mu nteko ishinga amategeko, ariko nanone tubasaba ko mwongera kutugirira icyizere mukatwohereza kuyobora guverinoma, kandi nanone mukohereza n'abadepite benshi bavuye muri Green Party mu nteko ishinga amategeko. Ibyo ni mubikora muzishima, ntabwo muzicuza, kubera ko turi ishaka rivugisha ukuri, turi ishaka ritabesha, turi abantu tari babandi ngo tavuga n'indyo mu kanwa. Twebwe kuko indyo ntabwo ari bizitwaye mu nteko cyangwa nabo litwaye muri leta, tuba twagiye kubakorera. Nibyo twakoze ntabwo byari byoroshye kuko bahoraga badukanga ati bazatwirukana mu nteko, tuzatakaza umugati. Barabitubwiraga kavuga ati umugati ntabwo ari wo twaje gushaka hano, twaje gukorera abanyarwanda. So tukabishima, mwabyumvise umushahara wa mwarimu wariyongereye kubera igitekerezo twatanze muri 2017. Tuba ko ni mudutora tuzongeza umushahara wa mwarimu, byarakunze. Hasigaye aba university nabo uziyongera. Twababwiraga yuko abana nimugira icyizere Frank Habineza azabaha ifunguro rishushe ku ishuri ririmo n'akaboga. Urabyibuka? Twarabivuze. Ubu byabaye itegeko. Leta y'u Rwanda ishyiramo ingengo y'imari. Ese ndashimira n'ababyeyi namwe mubigiramo uruhare. Gahunda irakomeje. Turifuza yuko abana bacu bazajya barya neza kurushaho, ndetse bagiye n'ahantu barira atari kurira muri class bigiramo, nabyo bizakunda. Twasabye yuko mituweli umuntu azajya yishyura mituweli akahita yivuza, kuko kera kandi kera cyane umuntu yishyuraga mituweli akamara ukwezi kose atarivuza, akanarwara akaremba cyangwa se akabura n'ubuzima. Byarakunze ubu umuntu ayishyura mituweli akahita yivuza. Bigikurikiyeho nuko tuzabona imiti twandikiwe kwa muganga tukayibona muri za farumasi zose ziri mu gihugu. Wajya Butare muri farumasi ukaba wabona yo muti, wajya mu Ruhango ukaba wawubona, wajya Kigali ukaba wawubona ukoresheje mituweli. Turi kumvikana? Ibyo nabyo tuzabigiraho.
ubu nanone ubushize twabaje cyane n'ibigo bavuga ngo ni by'inzererezi, bavuga yuko ngo ari ibigo biri aho ngo bifasha ngo bita transit center. Twabonye ibigo ntabwo ari byo. Iyo bintu harimo abarwanashyaka bacu hano ndetse bamwe njya n'abakandida depite bafungiye kwa Kabuga hari i Kigali, bagafungwa nabi, bakarya indyo imwe ndetse bakanakubitwa. Ibi twabifitiye ibimenyetso, ntawe ari ukubesha, tuvuga ibihari. Ni nayo mpamvu tubigaruseho ko iyo bintu bita za transit centers hirya no hino mu gihugu bigomba kuvaho burundu niwoheza, kubera ko ntabwo avuga ata umwana mu bute ngo ni inzererezi, ubaze umwana w'umukobwa mwite ngo ni indaya, usanga umuntu yigena mu muhanda ngo aramutwaye mujye kumufunga, umufungira ubusa. Muri ibyo bigo umuntu akamara amezi 3 n'umwaka n'ababyeyi bataza ahari. Za transit centers tuzazikuraho nimutugirira icyizere. Nanone ikintu cyo gufunga abantu bafungirwa ubusa, gufungira abantu bafungirwa ubusa bakabatwara kuri RIB. Ubundi RIB nigomba kurenza iminsi 5 cyangwa se 7 iyo bakufashe muri weekend. Ubundi mu mategeko ya RIB ikukiza ibimenyetso, iyo nta bimenyetso bihagije ifite ubundi yagomye kurekura, cyangwa bifiteho bikeye ko kohereza ku mushinjacyaha kwa procureur n'abakora irindi perereza. Uguruva naho mara iminsi 5 cyangwa se 7. Ariko ikibabaje nuko uva muri RIB nta bimenyetso bifatika bihari, bakohereza kwa procureur naho bakamara iminsi 7 nta bimenyetso bifatika bihari, bikabibaye ibyumweru 2. Kwa procureur bakavuga ati nta bimenyetso dufite bifatika, katuba tumufunze by'agateganyo iminsi 30, bakakumanura muri gereza ukambara iroza, nta bimenyetso bihari. Iminsi 30 yarangira bakongeraho indi, bikazaba umwaka, bikazaba imyaka 2, gereza ino bigira mu myaka 5, bakazakuburanya bagasanga uri umwere, wararenganye, nta bimenyetso byari bihari, ari famiye yawe yarangiritse, ari abana byabaye bibi, ari kazi ko wakoraga barakwirukanye, bakaba ubuzima bwawe bwose burangiritse. N'abantu bose nta nukibuka ko uri umwere, bazi bose ko wabaye umunyacyaha, wagaruka muri society nta n'umushaka no kwegera. Kavuga ati ibyo bintu by'igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo tugomba kubikuraho. RIB turayemera, izajya ikora akazi kayo neza, nibura nta bimenyetso bihari ikurekure, cyangwa se bakohereze mu bunzi. Ubu abo b'ubunzi tubongerera imbaraga, bazaje bajya muri ibyo byaha byoroheje babice, aho kugira ngo RIB ikohereze kwa procureur n'abakohereze muri gereza. Nicyo twumva, RIB tuzongera ubushobozi na kwa procureur tuzongera ubushobozi, n'inzego z'ubunzi tuzongera ubushobozi, bakoreza akazi kabo, ariko barashaka gufungira abantu bubusa bavuga ko nta bimenyetso bafite. Nanone ariko tuzashaho n'ikigega cy'indishi z'akababaro ku bantu bose bafungiwe ubusa. Niba gutwara bigaragara ko ubaye umwere warafungiwe ubusa, ibyo bimenyetso bavuga ko bihari bitafatika, ugomba kuhabwa indishi z'akababaro utiri ujya kurega leta, kuko kurega leta biragora. Uwiri kujya kurega leta amafaranga ave mu kigega cy'igihugu aguha indishi z'akababaro, ku buryo ntawe ayo mafaranga gufasha gukondora. Kandi ibyo bizafasha kucyingeso yo gufungira abantu ubusa, kubera ko ayo mafaranga zatuyaca babandi bagufunze. Kuko itegeko riteganya ko umukozi wa leta wateje leta igihombo agomba kuryozwa icyo gihombo, biranditse. So abateje leta igihombo bafungira abantu ubusa bazabiryozwa ayo mafaranga bayaciwe. Nibo tuzakingeso yo gufungira abantu ubusa kuko nakarengane. Uko bababwiye nitwa Habineza, mbifuriza neza n'ibyiza, ariko cyane no gucya akarengane mu gihugu cyacu, amategeko agakurikizwa. Nize byinshi babivuze, ariko na n'ubu ni no kwiga n'amategeko kugira ngo ushobore kubarenganura neza. Ikindi nanone dufite gahunda yo gucya ubushomeri, guteza imbere umurimo kugira ngo tuzamure ubukungu bwacu. Mu rwego rw'umurimo n'ubundi tuvuga ko tugomba gutangira ku rubyiruko, kuko ni rwinshi hino mu gihugu rudafite akazi. Hari abize bashaka akazi barakabuze,
hari n'abandi bafite imbaraga zabo bashaka gukora babuze icyo bakora. Tukumva yuko tugomba gushyiraho uruganda rutoya muri Murenge na hano muri Busoro, naho mufite igishanga cyiza cyane cya Rwabusoro, hakabaho uruganda ruza gutunganya umusaruro uva mu kiriya gishanga cyanyu kikabafasha. Izo nganda buri Murenge niziba zihari, rwa rubyiruko rwiza ruzabona akazi, n'abatize babona akazi, n'abakarani babona akazi, bigabanye ibibazo by'ubushomeri, n'igihugu niko kizatera imbere. Ndetse nanone ishobora n'ikigo cy'igihugu gihuza abashaka akazi n'abafite akazi, kiba gifite ibiro rwego rw'umurenge, ku buryo abantu bose abana bacu barangije kwiga bifuza gukora bazajya biyandikisha ku murenge, bahita babonerwa akazi batari bazenguka igihugu cyose bashaka akazi. Ibyo bizadufasha kuzamura ubukungu bwacu n'icyo kibazo cy'ubushomeri cyane kirimo kugaragara mu rubyiruko rwacu. Kubera ko inaha muhinga cyane, mufite n'iyo bishanga byiza, gahunda yacu n'ubundi yo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Dufite gahunda nziza yo kubashyiraho ikigega kiteza imbere ubuhinzi n'ubworozi twita Rwanda Agricultural Development Fund. Iyo fo ya agriculture iteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, buri muhinzi n'umworozi wifuza ko yabona igishoro, yabona agafaranga kamufasha gushora, yazajya ajyayo muri icyo kigega kikama amafaranga atari yayandi yo muri banki baguca inyungu nyinshi cyane. Akaba ari udufaranga dufiteho ifaranga ubona bashaho internet nkeya yo kugira ngo kigega kibeho, atari kuvuga ngo bashaka gukora inyungu. Ntabwo ari ikigo cy'ubucuruzi nk'amabanki, kidufasha guteza imbere ubuhinzi bwacu n'ubworozi. Kuriya umuntu wese ufite umushinga ushaka korora inkoko, ushaka korora ingurube, ushaka korora inkwavu, ushaka guhinga umuceri, ibigori, we wabona aho wabona igishoro. Kubera ko ibintu bya BDF murabizi byarananiranye, kubona amafaranga muri BDF yabaye ikibazo. Niyo mpamvu tuzabashaho ikigega kiteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, kugira ngo umuntu wese ushaka gukora ako kazi abe yakora ariko afite aho akura igishoro. Ndetse tunateza imbere ifumbire mborera, kuko nayo izadufasha gufata neza ubutaka bwacu bwe kwangirika. Ibyo bizadufasha kuzamura ubukungu bwacu. Babwiye ku bibazo by'umusoro. Gahunda y'imisoro nayo tuyifitemo gahunda ikomeye cyane. Babwiye kutwagabanije umusoro w'ubutaka kuva ku mafaranga 300 ukabugeze ku mafaranga 80. Ubu icyambere nuko umusoro w'ubutaka ugomba kuzavaho burundu. Wowe ugomba kubaho burundu. Ariko nanone ntabwo ari w'ubutaka gusa, hari na TVA. TVA ni umusoro nyongera gaciro, ni umusoro wishyurwa n'umuguzi wa nyuma, abandi wita VAT cyangwa VAT. Uwo musoro mu Rwanda ugeze kuri 18%. Turifuza kugabanyura ukageza kuri 14%. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko niba isukari ntabwo zo kuri mu igurina, ariko Kigali mu maduka igura 2,000. Hano igura ngahe? Ni nkayo. Niba isukari igura 2,000, igura 2,000 bangeyeho n'uwo musoro wa 18%. Nitugabanya iyo sukari ishobora kugera ku 1,500. Dufite amakuru afatika yuko ari benshi b'ababyeyi bavuye ku isukari bayihariye abana. Bati ngewe isukari ntabwo twayishobora gusangira n'abana kuko irahenze cyane, bagahitamo kwiharira abana cyangwa se n'abana bikananirana bakabashakira ibindi. Nukuvuga ngo nitugabanya umusoro wa TVA, abantu bazongera basubire ku isukari, none abayigura babe benshi, leta izabona amafaranga avuye muri bwinshi, aho kugira ngo amafaranga abe avuye mu musoro mwinshi bigurwa n'abantu bakeya. Ndetse n'ibiciro ku isoko bizongera bimanuke, bigabanuke, abantu bashobore guhaha neza bafite agafaranga. Iyo yose ni gahunda twafitiye nziza, n'indi misoro itandukanye. Hari ibibazo by'amazi n'inahango birahari. Gahunda dufite ku kibazo cy'amazi meza yo kunywa, nuko dufite icyifuzo cyangwa igitekerezo kiri muri gahunda yacu cyuko buri munyarwanda wese uri mu Rwanda agomba kubona amazi meza yo kunywa nibura amajerekani 5 ku munsi. Leta akaba izi ko umuntu agomba kuyabona atayaguze. Wajya kuri robine ukabona injerekani 5 utaziguza amazi, kandi muri za robine akaboneka, atari za robine zibonekamo amazi rimwe mu mwaka. Tugashama imbaraga nayo byashoboka, kuko murabona nk'uyu muhanda twabasabiye kubaka uva za Bugesera kugere hariya n'amafaranga menshi cyane. Noneho twameje ko amazi naho byakora iki byakunda.
ndetse dufata neza n'amazi y'imvura nayo twayafata neza nayo akadufasha mu kuhira imyaka yacu n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose turimo kubabwira bizagerwaho ariko mugiriye ishaka ryacu ya Green Party icyizere, ndetse n'umukandida perezida ngewe Habineza Frank. Nimutugiriye icyizere iyo turi kubabwira bizagerwaho. Turabizi ko hano ntabwo ari kure cyane y'umupaka w'u Burundi n'akarere kanyu, n'ubu atari kure cyane. Dufite icyifuzo kiri mu migabo n'imigambi yacu yuko ibibazo byo gufunga imipaka turabirambiwe. Ejo bundi igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi cyafunze umupaka natwe, baranje barabyumvikanaho barawufungura. Ubu ni hasi bya kabiri bongeye kuwufunga. Iyo bafuze iyo mipaka abaturage nibo bababara cyane. Usanga imipaka ifunzwe, abantu bashobora kujya gukora ubucuruzi, guhahirana, gusurana, byose birahagarara. Abayobozi za leta ziba ngo zirahima bo ntacyo biba bibabwiye, ariko umuturage niwe ubabara. Twavuga ngo mu gahunda yacu y'imibanire n'ibihugu y'ububanyi n'amahanga tuzashaho gahunda ku buryo dusinya amasezerano ya burundu ko nta mupaka n'umwe w'ibihugu y'abaturanyi ugomba kuzongera gufungwa nta na rimwe. Tuzagira imihahirane ihoraho. Niba hari ibibazo tuba dushaka kuburyo tubikemura, bashyizeho inzego zo kubikemura, ariko ntibajya bazubahiriza bagahitamo gufunga imipaka. Tukumva yuko bagomba gushaka izo nzira zindi zo gukemura ibibazo batafunze imipaka, kugira ngo abaturage be kuzajya bahura n'ibibazo. Nanone mu banki bwacu n'amahanga twumva ko tuzateza imbere imibanire myiza hagati n'ibihugu y'abaturanyi. Ibintu by'umwicekwe cyangwa biba bihari nayo bizaveho burundu. Ni nayo mpamvu dushyigikiye ubumwe bw'abanyarwanda. Natwe abanyarwanda tukazadushira hamwe tukirinda ikintu cyose cyatujyamo amacakubiri, tukirinda ikintu cyose cyadusubiza inyuma, kuko umwanzi wese washaka kudusenya azashaka kuducamo ibice. Tukirinda ikintu cyose cyadusubiza muri politiki z'amoko, politiki z'amadini, politiki z'uturere, politiki zo gucishamo abantu ibice, ndetse ari ironda koko, ironda akarere, ironda ruhu n'igitsina n'icyo byose tukabivaho burundu, tugashyira hamwe. Nidushyira hamwe n'ubundi tuzatera imbere. Igihugu cyacu kivuye kure, kigomba gukomeza kitera imbere. Ibyo byose nimutugira icyizere bizagerwaho. Twavuze yuko kuri gahunda nziza dufite nuko u Rwanda rwagize ibyago kugira jenoside yakorewe abatutsi 1994, ariko iyo jenoside yabaye amahanga arebera, cyane cyane umuryango w'abibumbye, kuko barawuburiye kenshi ati mu Rwanda igikuba kigiye gucika, baranga mutabare, baranga. Ndetse n'abasirikare bari hano ba Nations Unies barabatwara. Bavuga ati umuryango mpuzamahanga cyangwa Nations Unies ufitemo uruhare rufatika muri iyi jenoside yakorewe abatutsi. Kubera iyo mpamvu ntibagomba kubyirengagiza. Twebwe nimutugira icyizere tuzasaba bakita akanama k'umutekano ku rwego rw'isi, Conseil de Sécurité ya Nations Unies, tushireho ikigega mpuzamahanga cya jenoside ku Rwanda kugira ngo kibe ikigega mpuzamarira ku Rwanda, hazavemo amafaranga adufasha kwiteza imbere, cyateza imbere igihugu cyacu no guha abandi bantu batashoboye kubona indishi zakababaro. Kubera ko badushiyeho urukiko mpuzamahanga rwa jenoside rwabaye Arusha, ariko abantu bose bakatiwe yo ntabwo nta ndishi zakababaro zigeze ziboneka, kandi mu mategeko biba byararangiye. Ariko Nations Unies bagiriye bakabyirengagiza, kandi tuzi neza yuko kuri jenoside yakorewe abayahudi ho igihugu cy'Ubudage na n'ubu buri mwaka kitanga amafaranga muri Israel, na Amerika buriya buri mwaka ifite amafaranga itanga muri Israel, ndetse n'abandi. Kubera jenoside yakorewe abayahudi imyaka imaze kongera ngo irenze 60 cyangwa 70. Dukumva yuko natwe byacu ntabwo birasaza, neje bundi imyaka 30 gusa natwe icyo kigega cyajyaho. Nimutugira icyizere kintu kiboneka, icyo kigega cyadufasha guteza igihugu cyacu imbere, tuzubaka amashuri meza, amavuriro meza, imihanda myiza, ndetse tuhe n'abandi bantu bacu bagizeho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi tubaherezo ndishiza akabaro nabo bashobore kwiteza imbere. Gahunda nuko kugira ngo dushobore kubigeraho tariki 15 z'ukwezi gutaha
mwese abanyenyanza abari hano n'abatari hano muze kubabwira ko abantu bazabagezaho ibyo ushoboye kubabwira n'ibindi muzajya mumva kuri radio nta bandi nabo mu ishyaka rya Green Party n'umukanda wabo Habineza Frank ari ngewe nimutugirire icyizere nimutugirire icyizere ntabwo muzicuza muzishima ko tuzagira u Rwanda rufite umutekano urambye rufite ubwisanzure rufite ubumwe ndetse n'iterambere rirambye na demokarasi. Ibyo ni ugutora kuri Kagoma. Mwayumvise Kagoma? Ni ugutora kuri Kagoma cyangwa aho muzabona izina n'ifoto bya Habineza Frank. Abanyenyanza tuzatora he? Kuri Kagoma. Tuzatora he? Kuri Kagoma. Tuzatora nde? Dr. Frank Habineza. Tuzatora nde? Dr. Frank Habineza. Tuzatora he? Kuri Kagoma. Okay, murakoze cyane Imana babe umugisha turi kumwe.